Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Satani agiye kwigaragaza uwo ari we, agaragarira umuntu wese. Ni ukubera iki Satani agomba kwigaragaza kugira ngo bigaragarire buri muntu wese? Reka turebe rero. Igihe kirageze kugira ngo Satani yerekane, noneho abantu bamenye ko ari we uyoboye isi. Imyaka yose ishize, isi yamye iyobowe na Satani na Sekibi, ariko mu bwihisho yigize nka marayika w'umucyo yihishe, kubera ko abantu ntabwo tuzi uko ibintu byagiye bihita binaba imyaka n'imyaka, ariko urebye neza ubona ko isi yamye iyobowe na Satani ibihe byose, nkuko tunabisoma muri Bibiliya ko hagoye isi kuko Satani ariho yajugunywe. Kubw'ibyo rero Satani kuba ayoboye isi, ayoboreye inyuma mu bwihisho, ntabwo bihagije. Igihe kirageze kugira ngo Satani ave mu bwihisho, noneho yiyerekane imbere y'abantu bose ko ari we uyoboye. Ibikorwa byinshi birarimbanyije byerekana ko Satani ari we uri ku ngoma hano muri ino si ayoboye, kandi Satani abikora kubera ko azi ko igihe cye ni gito, kuko ubwami bw'Imana buri hafi kuza bugatsinda uwo Satani. Ni ukuvuga ngo Satani we agomba gukora vuba kugira yereka abantu abifatire ko ari we uyoboye, ari we bagomba kuyoboka, bagomba no gusingiza no kwambaza. Reka turebe rero. Ibi rero byo kwigaragaza kwa Satani bizasubiza ibibazo byinshi twibazaga. Urabona twibaza kubera iki? Kuki haba abakene, hakabaho umuntu ushobora kubaho ku madolari 1000 ku munsi, undi akabaho munsi y'idolari 1 ku munsi? Ibyo bintu bisobanura gute? Ibyo bintu byose n'ibindi bintu byose bibera mu isi ni Satani ubiri inyuma. Niyo mpamvu rero Satani amara kwigaragaza, abantu bose bazavuga okay, uzi ko ibintu byabaga kubera ibi n'ibi, kuko ari Satani byose ubigena. Kuko tuzi neza ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo twese twaremwe tureshya imbere y'Imana. Ni gute rero wambwira ngo ureshya n'undi, umwe akabaho ku madolari 1000 ku munsi, undi akabaho munsi y'idolari 1 ku munsi? Ni ibintu bihabanye, bidashoboka. Reka turebe impamvu Satani agomba kwiyerekana. Satani agomba kwiyerekana akamenyekanisha mu bantu bose, kubera ko abantu batazi ko Satani ari uyoboye ino si, ntacyo baba bazi, nta nicyo bitaho, nta ngufu Satani agira. Satani agomba kwigaragaza ko ari uyoboye ino si kugira ngo agire ingufu, noneho yerekane ko ari nawe ugize umuntu. Kandi umuntu yaremwe n'Imana, umuntu abeshwaho n'Imana, umuntu abaho ku bw'Imana, ntabwo umuntu abaho ku bwa Satani. Satani rero agendeye mu bantu bayobye bisi, nibakoresha kugira ngo yifatire yigarurire isi nk'uko byanditse, ariko akazatsindwa ku munsi ku munota wa nyuma. Niyo mpamvu rero agomba kwiyerekana mu bantu. Ashobora kuba ari uwo antikristo bavuga uzaza, ariko Satani uko bimeze na systeme, tuvuge Satani tumufite muri systeme, agomba kwerekana ko ari we uyoboye isi kugira ngo abantu noneho babyiteho, babimenye ko ibyo bibwiraga atari ko bimeze, uko bamwe bayobowe imyaka yose, ahubwo bari bayobowe na Satani ibihe byose. Gusa nuko Satani yari yihishe atagaragaraga ngo abantu bamenye ko ari Satani uyoboye. Ubu ngubu rero nibyo bigezweho, kuko igihe ni gito. Satani nawe arabizi, agomba kuza ahagaragara kugira ngo yerekane ko ari uyoboye isi, noneho abantu benshi babone ko ari koko uyoboye isi, noneho bamwambaze, bamuramye. Satani batekereza, ariko abazi ubwenge ntabwo bazaramya Satani n'igishushanyo cye cyangwa na systeme ye. Reka turebe rero. Ibi bizatungura abantu benshi cyane, ahubwo wibaza uti sinzabe narakererewe kumenya ibyo ari byo ngo njyobywe kurikire Satani, kuko ugomba kurikira Imana aho kugira Satani. Ntuzabe rero mu bazatungurwa, kuko byanze bikunze Satani agomba kuza hagaragara kugira ngo yerekane ko ari uyoboye, ari ufite ingufu. Abazamuyoboka abo bazaba bagiye mu nzira y'ubuyobe, bazarimbuka. Abazanamba ku Mana rero dukomere, dushikamye, dusenge, dushishikaze abandi kumenya
ubwami bw'Imana icyo budusaba kandi ko bwegereje, ariyo mpamvu Satani warimbanyije akora amanywa n'ijoro kugira ngo yiyerekane, afata isi, abantu ntibongere kujyaho impaka bavuga ati uyu niwe ushoboye kandi ari kubayobya. Ahubwo twite ku ijambo ry'Imana, turikundisha abandi, tubyandike mu mitima yacu no mu bwenge bwacu, hato abantu batazavuga ngo ntitwamenye kandi twaramenye, aho kugira ngo tubabwire tubagire inama natwe tugatera hagati mu ryinyo ntibizabe, ahubwo dukomeze twigisha ijambo ry'Imana, dukangurira abantu guhumuka bagakanguka, bakareba ko Satani abafite umugambi wo kubarimbura, abafataho ubugwate kugira ngo abiyereke nka marayika w'umucyo kandi ari umwijima ukabutsindwa n'ijambo ry'Imana by'ukuri ryanditse nk'uko Imana ryanditse, byose bigaherwa muri Kristo umwami wacu. Umwizeye wese azatsinda Satani, azamenya Satani uko aje, uko yiyerekana, tuzamumenya, nitumenya tumwitaze, bityo tumutsinde n'abambari bose, kuko byanze bikunze Satani afite agahe gato, nawe arabizi, azi ko igihe gito asigaranye agomba kugikoresha kugira ngo yifatire isi. Reka rero ntitumwemerere, tumubwire Satani ntibishoboka, byanabujyanye, bayobye, bagukurikiye, biyemeje gukurikira, ariko natwe n'abacu twese twiyemeje gukorera Imana n'ubwami bw'Imana. Mukomere rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.